wari kuri tere byaba buretse gato byabaye ahari akoze details twari mu murongo umwe ubu abanga bari bavuye bose baravuye Kigali Universe DJ Toxic yaravuye Kigali Universe uyu ni umushuti we mugenzi we bakurikiranye uyu nguyu ari imbere Toxic abona mugenzi ari kumugendera buhoro aramudepasa ariruka muko nyumva buretse gato amwirukanka ntayo ufite ngiye muje mu mafakti niba uje hano gatanga details unakavuga ati twavuye tugeze péage arandepasa arirukanka mwirukanka inyuma ageze imbere umupolisi aramuhagarika umupolisi yahagaritse umuntu ufite umuvuduko umupolisi ari mu muhanda rwagati undaho kugira ngo ahagarare araakselera amunyura hejuru wowe inkuru yuko umupolisi ari ku hakurya y'umuhanda ku rundi ruhande amunyura hejuru ntabwo yamunyuze hejuru yamugonza bifunga aho yamugonje amukure mu mapine none se ko amapine ubwo yari hejuru y'imodoka cyangwa yamunyuze hejuru amapine se bari hehe niba yaramukuriye mu mapine ndakubaza yamukuriye mu mapine ndikukubaza nyine duhe details niyo nkubwiye ngo uzanga duhe details duha amakuru reka kunusura nka wa murundi uri utarekura duhe amakuru avuguruza ya dufite thank you ariko kuzanga uje gutanga cyangwa wa mugabo gutanga igitekerezo ukatubwira uko ufite amakuru ariko ntuyarambure uri kutuvanga bwana intare urakoze cyane Usakimu so naho zambabwira ngo niyo twaba tudafite amakuru dusesengure hari hantu ngiko nanabizi nta polisi ihagarika abantu ngo bapime ibiki n'ibiki urumva hariya ni umuhanda wiyubashye umuhanda wo mu murwa mukuru kandi munene ujya ku kibuga cy'indege uturuka muri quartier yiyubashye noneho rero reka dusome ku gihe.com umupolisi yagonze yarahagaze hakurya y'umuhanda biranditse reka nze mbabwire igika kibanza ababonye iyo manuka babwiye igihe ko DJ Toxic yayikoze ubwo yavaga mu Kiyovu mu masaha y'urukerera amanuka umuhanda wa péage yihuta polisi yagonze yarahagaze hakurya y'umuhanda kubera umuvuduko mwinshi DJ Toxic yisanze mu kindi gisate cy'umuhanda yurira inkengero zawo ahari umupolisi aramugonga iyo ni inkuru y'igihe gikesha ngo abari bahari naho ufite ijwi urimo gukina y'umuntu wari mu modoka akurikiye uwari uri ku muvuduko ku rwego rwo hejuru hanyuma reka ibi byo gukura kuba imodoka yamukuriye ibyo nanabigize ubwoba buranyicara kagoma ashaka kubivuga murakoze ahangaha ukira ahangaha Usakimu igihe cyataye no si igihe ntibaza gufata amakuru iwanjye nasi gendo bigenda akoreye inkuru be n'igihe bakoreye inkuru no ndakubajije reba igihe bakoreye inkuru urebe igihe godifata nakoreye inkuru urukunyumva erega nuko ntari ikintu nuko ntari ikigo ariko ngiye burandiye ikigo gikomeye none se reba igihe bakoreye inkuru urebe n'igihe godifata yakoreye inkuru se butimbiri bwa shyamba none nyamunsi yari nuwo ntari Roma kwasomye inkuru yo kugihe intare yiviriye kugihe nabaje urukunyu wabyumvise ko yiviriye kugihe Usakimu yananiwe kubisobanura uretse gato Usakimu inkuru imaze amasanga yanditswe saa 4:17 hashize amasanga ahe hano i Kigali hashize amasanga ahe inkuru yanditswe saa 4:17 za hano i Kigali za mu gitondo inkuru ngiye nayikoze sangahe muyirebaho hejuru iriho ushobora kuyikora wihuse utari wabona amakuru yose none niba nakoze inkuru irimo amajwi buretse gato nyemerera nanjye urebe dore iyo nkuru ngiraho hejuru imaze amasaha 11 nyikoze kandi uretse gato iyi nkuru nakoze imaze amasaha 11 imanitse aho hejuru ifite audio irimo audio sibyo ngahibaze inkuru nayimenye ryari tugende gato ya rero ahangaha Usakimu nubwo muri gushaka kubyirengagiza umvuye umuntu nyandikiye akirareba WhatsApp yawe nsomera iyi nkuru intare buretse gatoya intare wasomye igihe cyangwa nawe wari umutangabuhamya ngiye ntabwo nasomye igihe okay niba wari umutangabuhamya baguha ijambo tubwire ndagira ngo yabirebaga ngewe umva kubwire Godfather sibyo nago ahangaha nje kugira ngo mbabwire ngo ndumutangabuhamya kuri social media sibyo ahubwo na ahantu ushaka kugira ngo mukosoreho nangwa mvuge neza sibyo ntago uriya mwana w'umupolisi bagonze yigeze hagarika DJ Toxic sibyo
duha amakuru hakurya y'umuhanda mu gisate kitari cyaho y'umuhanda. Ureba imodoka ifite ukuboko igenderamo, urabyumva? Yamugongeye hakurya y'ukundi kuboko, none ate no muri muhanda. Okay, ture noneho iyi audio umaze gukina urayumvishe? Godfather, urumva wewe urashaka kudefanda video yimwe nabwihagije Godfather. Oya ngenda yababwiye niyo mpamvu iyi ngi nayishimangiye cyangwa byemere ibintu birapimika, ahubwo karena nanyuze ndarangara sinareba neza, ariko ukurikije uko umuvugizi wa polisi yambwiye yagonze no kuri biriya byuma, bishoboka ko yagonzeho yarangiza agataye ikiribura akambuka umuhanda. Iyo urimo kumanuka uba akaboko kawe k'indyo kaba kareba ikiyovu cy'abakire, akimoso kareba kwa rasta. Hari na station ya essence. Ashobora kuba rero yaguye mu muhanda muto, kuko umuhanda umeze nk'umunwa w'icupa kuko barimo kuhakora. Noneho agahita nyambuka ajya kugonga umupolisi hakurya mu kindi gisate kizizamuka. Hariya ni umuhanda w'ibisate bine, bibiri bizamuka bibiri bimanuka. Ntabwo rero bakwandika ko yambutse umuhanda akajya mu muhanda utaruwe, birapimika cyane kuko hagati harimo indabo, birapimika cyane. Turimo kuburana u Rwandanze. None Oswaki, nubwo tutari mu Rwanda ibyo bintu ntibiri bworoshye, bwa mugani abibazaga ko yamugonza bishaka, ubwo ntibiri bugabanye icyaha cye, kuko urumva yagonze umuntu kubera imodoka yamunaniye ayimutaho hakurya y'umuhanda. Impamvu twagomba gusigana ariko n'usande rwose ntacyo mvuze. Ubundi urumva abe kare twahamagaye umunyamategeko bavuga ngo umupolisi yamuhagaritse aho kumuhagarika amunyura hejuru. Niyo makuru twadufite. Oya Sande mu muhanda wa polisi babiri, reka nkubwire Sande, mu muhanda wa polisi babiri sibyo? Iyo hari igihe iyo umuntu atwaye yikanga umwe, urumva? Bibaho. Okay, ibyo nyine nakubwira uko akunda umuntu avuga ngo reka nce ku modoka bari ngenda, urumva? Ugasanga uwikwe muri indi kosa. So ibyo ntabwo ngenda kuvuga, nta nubwo shaka no kubabwira kuko buriya polisi ifite uburyo kipima mu muhanda ikamenya ikavuga ati byageze gutya sibyo. Ahubwo icyo nababwira ni kimwe, iyo umuntu agonze wa mugabo we uri gushaka kwigaragaza nk'umuntu ufite amakuru ariko ntuyatange, byaruta ugaceceka. Nukuri kw'Imana urashaka kutubwira ko hari amakuru ufite na details z'ibyabereye hariya bivuguruza rino jwi ndi gukina ry'umuntu wari ukirikanye na DJ Toxic, ariko noneho ayo makuru yawe ukanayagira n'ubwira ugumana amakuru yawe. Rero bitega amatwi nk'abandi sibyora, dusobanurire. Uretse gato hano ijwi riratubwira ko, uretse gato ijwi riravuga ko umuntu yari afite umuvuduko, umupolisi ari mu muhanda rwagati, undi akamugongera mu muhanda rwagati. Siko bimeze? Ukatubwira ko atari byo, duhereze rero inkuru ivuguriziye. Ukatubwira ati yari hakurya y'umuhanda, umupolisi wagaritse imodoka, si wowe wagonzwe. Ibi bintu bitubwire tubyumve. Niba udashaka kubisobanura from details, cece ko bireke. Ahubwo we nta nubwo ari kutwemera ko hari umupolisi wahagaritse. Sigawe none si ugunda mujya urutwara Oswakimu ari kubisobanura kajya details, ariko we uri kunusura ntushaka kutubwira, ugashaka kwerekana nkaho ari amakuru uzi, urayazi cyangwa usomye ati ku gihe tubimenye. Niba ari amakuru uzi, ntabwo turi gutanga ubuhamya, ntabwo turi urukiko, turi kuvuga scenario yuko byagenze. Ese yarenze umuhanda nkuko Muheto yarenze umuhanda akagonga saro y'abandi? Tubimenye ko imodoka yamunaniye bitewe nuko yaranda influence, akarenga umuhanda akagonga umupolisi nkuko Muheto yagonze inzu. We Gilbert manuka. Uyu musore aho yaraguye bari bavuye muri Kigali University, ibyo twabivuze turabizi. Ibyo intare turabizi. Umva gato hold on kuko urugu